Alright, welcome back once again kuri Stone TV show. Aka ni agasobanuye time cyarugubwe neza, ndabizi neza urashira amatsiko. Uyu mukobwa dutangiranye yitwa Isabelle, ariko azwi ku kazina ka Izzy. Akora akazi ko gutunganya imisatsi bya kinyamwuga mu gasaro gato ariko kazwi mu mujyi wa New York. Izzy rero ni umwana mwiza ku buryo hagiye hose akunda gutanga amandazi ku bana bato. Muri icyo gitondo agiye ku kazi yatumwe no gusanga agasaro akoreramo kafashwe n'inkongi y'umuriro. Ubwo rero yinjiye muri aka gasaro ahangana nawo. Where's the fire? I got it. You saved. Ubwo rero nyuma y'uko umuriro umaze kuzima, uwungirije nyiri ibyondo witwa Darby yinjiye aza kwaka amafaranga ngo ibintu byangiritse. Ubwo Izzy ahita amuhereza udufaranga twose yari yarizigamye ngo azatembere isi, cyane ko inzozi ze ziba kuzatembera imbere. Ku rundi ruhande muri hoteli y'inyenyeri 5 batwereka igikomangoma cyo muri Lavania kiba ari bogari cyane cyitwa Thomas. Muri iyo minsi kiba cyaraje New York muri gahunda yo guhura n'umuryango wa fiancé wacu, ariko arimo kwireba muri mirino Thomas yahise abona ko imyenda yambaye ndetse n'umusatsi afite bitajyanye, ari nako abamukikije bose bakomeza kumubeshya bamubwira turaberera ariko muvandi, cyane ko bose nta n'umwe wabashaga kumubwiza ukuri. Gusa Thomas akomeza gutsimbarara avuga ko bashaka kwiyogoshesha. Ubwo ako kanya umukozi bwite wa Thomas, Walter, yatangiye gushaka salon nziza muri New York yifashishije Google Assistant. Yabonye nimero y'imwe muri salon ziri New York, mu kuyihamagara kumbene kuri ya salon ya Izzy, ndetse bitewe n'uburyo Izzy aba yiriwe mu bibazo iyo nimero yisubije nabi cyane. Gusa Walter arongera arahamagara amubwiye ko ari bwishyura amadolari 500 ku nyegosho imwe. Izzy noneho ahita yemera, ahita ndetse yerekeza kuri ya hotel. Ageze kuri hotel, Walter ahita ajya kumuhuza n'igikomangoma, ndetse iki gikomangoma nacyo gitungurwa n'ubwiza bw'uyu mukobwa. Ako kanya Izzy yatangiye kumutonganya muri blague, cyane ko ababona ko iki gikomangoma nacyo nta ribi ryacyo, ndetse ibintu biba bimeze neza bagihura. Ariko arimo kumwogosha, umukozi waho ngaho yemennye ibyo kunywa yarazanye atabishaka. Uyu mukozi n'ubwoba bwinshi barimo kumutonganya, ariko Izzy abonye uburyo igikomangoma cyakomeje cyiyicariye nkaho kitabyumvise uko yagifataga bihita bihinduka. Ubwo yatangiye kukibwira nabi, ageze aho ngaho n'umujinya mwinshi ahita anava aho ngaho agisaba kwiyogosha. Kuri ya salo ye rero Izzy arimo kubwira abakozi bagenzi be uko byamugendekeye. Gusa kiri muri ibyo ngibyo kirakaye, cya gikomangoma cyaraje ngo kiba kije gusaba imbabazi kubera imyitwarire mibi kiba cyamugaragarije cya gihe. Ubundi cyo ngo ntago kiye kita ku byo abandi barimo gucamo, kabone nubwo byaba bibabaje, ahubwo kinasaba imbabazi Izzy akomeza cyogoshe agisoze. Izzy abonye uburyo iki gikomangoma kirimo kumusaba imbabazi yarabyemeye, ndetse yemera no kucyogosha asoje, ndetse Thomas atungurwa n'uburyo barimo gusa neza. Gusa mbere y'uko Thomas asubira kuri hoteli, yasabye Izzy ko babanza gutemberana muri New York. Mu nzira bagenda bagiye baganira ku ngingo zitandukanye, ndetse baza kugira aho wegerana cyane, ari nako bacokoza abashinzwe gutwara Thomas. Umunsi ukurikiraho igikomangoma cyagiye mu rugo kwa Lauren aba ari fiancé wa Thomas. Ubwo ngubwo mama wa Lauren aba arimo kwibaza hazakura abantu bazatera makeup abantu mu bukwe. Walter ahita amubwira ko bakwifashisha abantu bo kuri ya salo yo kwa Izzy, cyane ko yabonye batanga serivisi nziza, ndetse n'igikomangoma ubwacyo kiba cyaremeye. Ubwo muri uwo mugoroba Walter, wa mukozi bwite wa Thomas, noneho yagiye kwihurira na Izzy kugira ngo amumenyeshe ibyo mama wa Lauren aba yamutumye. Ako kanya babwiye Izzy ko noneho bazamuhemba $50,000 by'idolari. Nta kujijinganya Izzy nawe sabyemera. Mu minsi mike yakurikiye ibintu biba bimeze neza, ndetse Izzy n'abashuti babiri bakorana bagahita berekeza muri cya gihugu cya Lavania. Ubwo bageze ibwami, Walter yagiye kubereka aho bazajya barara, ndetse yereka Izzy nawe ahazajya arara mu cyumba cyagutse ukuntu, amubwira ko ari Thomas wategetse ko bikorwa uko. Ubwo umunsi ukurikiyeho Izzy n'aba bashuti be bagiye kugeragezwa n'ushinzwe imirimo ibwami, aho yabasabye ko bagiye gukora imisatsi y'abantu bose bari ibwami kugira ngo bazemererwe gukora muri bwa bukwe. Gusa Izzy niwe wabashije gutsinda wenyine, abandi bashuti be basabwa kubanza gukora imyitozo myinshi kugeza igihe bazahererwa uburenganzira ko noneho bamaze kugira ubumenyi bubemera kuba bazakora muri bwa bukwe bw'ibwami. Ubwo rero umukobwa nyuma yo kuramirwa guhora yica ahantu hamwe, yaje gutangira gutembera ari kureba ubwiza bwa Lavania, aho yaje kugera mu mujyi wo hirya, ndetse biba bigaragara ko abantu baho ari abakene bitandukanye na ba bandi b'ibwami. Muri mugoroba Thomas na Lauren barimo gutaha, babonye Izzy ku muhanda arimo gutanga amandazi, batunguwe n'umutima mwiza uyu mukobwa bafite, atari Thomas gusa na Lauren yatunguwe n'uburyo umukobwa abagira umutima mwiza. Ubwo
ubwo muri uwo mugoroba Walter yagiye gutanga raporo avuga ko abonye Izzy asohoka ibwami wenyine. Muri ako kanya Thomas yahise yambara yijijishije aramukurikira. Mu rugendo rwabo bageze hafi ya wa mujyi, gusa Thomas yanga kuwinjiramo kuko kuva kera ari umwana aba yarabwiwe ko aho hantu ari ahantu habi. Gusa Izzy we ntacyo babimubwiye, aragenda Thomas akamukurikira. Bageze muri uwo mujyi nubwo buba bwije, Thomas yatangiye kubona ibitandukanye n'ibyo yari yarabwiwe, dore ko yabonye abantu barimo baribyinira. Izzy ahita amubwira ko adakwiye kuzongera kuhatinya, ahubwo ahita amusaba ko yaza bakabyinana n'abaturage. Kubyina birangiye, Izzy yatumiwe n'akana k'agakobwa kaba kamukunze ngo kamwereke ahantu kiga. Gusa yinjiye aho hantu yatunguwe n'uburyo abana bose bahigira biga bicaye hasi, ndetse byaranamutunguye ukuntu igihugu nk'icyo kiba gisa neza, harimo abaturage bafite ubukene bumeze gutyo. Mu ijoro barimo kwirebera inyenyeri, nibwo Izzy yabwiye Thomas ko urukundo rwe ari papa we. Amubwira ko kera yigeze kuza kumufata ari ku ifarasi y'umweru ndetse yambaye imyenda y'imyeru neza neza nk'igikomangoma kize gufata igikomangomakazi cyacyo. Amutembereza ku ifarashi ndetse kugeza amagingo aya amubwira ko aricyo kintu kiri romantike adashobora kwibagirwa. Amaze kumva iyo nkuru, Thomas yaramwenyuye abura ikindi arenzaho. Umunsi ukurikiyeho barimo gusangira ibya mu gitondo, Thomas abaza umwami impamvu batamubwiye ibya wa mujyi, gusa umwami wo kugira ngo amusubize amusaba kureka kwivanga mu bya politike, ahubwo agashyira umutima mu gutegura ubukwe bwe babwegereje. Gusa nubwo atarabyishimiye, nta kundi yari kubigenza uretse kubahiriza ibyo umuryango wari urimo kumusaba. Nimugoroba Izzy yagiye kwaka ubufasha umukozi w'ibwami ukora kuri gate, aba ashaka gukwirakwiza impapuro zisaba abaturage ko bazana intebe n'ameza batagikoresha kugira ngo bifashe abaturage muri cya cyaro, kugira ngo abanyeshuri bajye babona icyo bigiraho. Ndetse nawe ubwe nyuma ajya gukwirakwiza za mpapuro, abari bubitanga ibi bikoresho baba bari bubizane ku marembo y'ibwami. Si n'ibyo gusa, Izzy yasabye ubufasha aba bashuti be babiri ndetse n'umukozi ukora mu gikoni cy'ibwami. Bateka ibiryo biryoshye ndetse banarya show. Umunsi ukurikiyeho Izzy yatunguwe no kubona ibikoresho abaturage baba bazanye aho ngaho. Bidatinze Thomas yahise aza aho Izzy amubwira umugambi aba afite. Thomas agatungurwa cyane n'umutima uyu mukobwa aba afite, ndetse nawe aba ashaka kwitanga ibikoresho by'ibwami bitagikoreshwa. Ku rundi ruhande Lauren arimo kwipima ikanzu y'ubukwe. Mama we yabonye Izzy na Thomas, mu gukeka ko hari undi mubano baba bafitanye yahisemo kubakurikira. Ubwo nabo nyuma bamaze gupakira imodoka yuzuyemo bya bikoresho, bahise berekeza muri ka kajyi. Bagezeyo bakirwa n'abana benshi b'abanyeshuri, ndetse Izzy agatangira gutanga bya bikoresho. Ubwo Thomas akomeza kwitegereza uburyo abana bishimye ku maso, ndetse nk'umuntu ugiye kuzavamo igikomangoma. Biramushimisha cyane kuko abaturage be nabo ababona bishimye. Ubwo ku rundi ruhande mama wa Lauren aba yaje kubaneka adashaka ko igikomangoma bakimutwara. Ifotoza Izzy ndetse na Thomas. Mu gitondo gikurikiraho umwami aba yumiwe arimo gusoma ibinyamakuru. Nko mu binyamakuru handitsemo ngo Izzy umukobwa w'indaya waje kwikundisha ku gikomangoma Thomas kugira ngo amwicire ubukwe. Ubwo ababyeyi ba Lauren baba barakaye barimo gutegeka umwami gahita yirukana Izzy ako kanya. Nimugoroba Thomas amaze gusoma amakuru yahise azenguruka ahantu hose n'ubwoba bwinshi arimo gushaka Izzy. Amubuza ahantu hose ahita amanuka hasi, atungurwa no kubona ibintu bya Izzy birimo gupakirwa mu modoka. Aramwinginga ngo bagumane, gusa Izzy aramuhakanira kuko yatekerezaga ko ibyo bihuha birimo kuvugwa byose hagumye byagumaho. Yemera kurekura ikiganza cya Thomas ahita agenda. Ako kanya Thomas yahise ajya kureba mu muryango we awusaba ko yahagarika ubukwe na Lauren. Gusa ikigaragara cyo ubukwe ntibwagombaga guhagarara kuko papa we yamusobanuriye ko Lavani yari ifite ibibazo by'ubukungu muri iyo minsi, ndetse ko nashyingiranwa na Lauren umuryango we w'abakire kuva New York bazafasha Lavania kongera kugaruka mu buryo bw'ubukungu. Amusobanurira ko Thomas nk'igikomangomakazi agomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Kubera izo mpamvu Thomas byarangiye yemeye ubu bukwe. Umunsi ukurikiraho rero, umunsi w'ubukwe bwa Thomas na Lauren uba wageze. Mu cyumba Thomas yabajije Walter niba yashyingiranwa n'umuntu kubera amafaranga cyangwa se amureka agashyingiranwa n'uwo akunda. Iki kibazo cyababaje Walter kubera ko uyu musaza aba ari we wareze Thomas kuva ari muto. Wenda hashize yaramubeshyaga, ariko kuri iyi nshuro noneho yifuza kumubwiza ukuri. Ubwo Walter yabwiye Thomas ko icyihutirwa ari uko yajya gushaka umukunzi we, bitaba ibyo akazicuza ubuzima bwe bwose ku kubana n'umuntu adakunda. Acyumviye inama Thomas yahise ajya kureba Lauren n'ubwoba bwinshi amusaba ko bahagarika iby'ubukwe. Gusa Lauren nawe kugira ngo bimubabaze ahubwo byaramushimishije cyane kuko nawe atifuzaga kubana n'umuntu adakunda, ahubwo amugira inama yo guhita ajya kureba umukobwa akunda New York, ndetse anamwemerera kuzamufasha kumvisha umuryango ibyo kuba nyine baratandukanye kandi igihe cy'ubukwe cyari cyageze.
Nyuma y'urugendo rurerure Izzy yaje kugera muri ya salo. Nk'ibisanzwe yasanze cya kindi cy'inyirije nyir'ibyondo cyagarutse guteza akavuyo cyaje kwaka amafaranga. Izzy yahise amubwira ko noneho yivuganiye na landlord wa nyawe. Kumbe burya landlord nta nubwo yigeze arakara kuko aba abizi neza ko mu nzu zakunda kubamo sirikwi z'amashanyarazi, ahubwo yinginze cyane inshuro nyinshi umwungirije kugira ngo ibyo bibazo abikemure. Kuri iyi nshuro noneho uwungirije landlord kubakanga byaranze, ahubwo Izzy niwe urimo gukanga kino kigabo, anamubwira ko niyongera kuza kubazengereza azamurega kuri nyir'ibyondo wa nyawe. Noneho byarangiye ikigabo kigize ubwoba kiragenda. Ubwo muri iryo joro inshuti ndetse no mu muryango wa Izzy bateguye akarori, kari akarori ko kugira ngo uyu mukobwa atigunga. Mu ijoro mu kirori hagati yasohotse hanze kugira ngo yumve akayaga. Muri ako kanya yumvishe amajwi y'indogobe, arenze hasi abona cya gikomangoma kiba cyaje kiri ku ifarasi y'umweru. Ubwo ako kanya Thomas yazamutse hejuru asobanurira Izzy buri kimwe, amubwira ukuntu amukunda ndetse binarangira basomanye munsi y'ikirere gisa neza. Ubwo kandi Walter na za nshuti ebyiri za Izzy ziba zaje ziri hasi. Nako kandi Thomas yahise asaba Izzy ko yamwemerera akamutembereza New York bari kuri ya farasi y'umweru nka kwa kundi neza papa yabimukoreye kera umukobwa yahoraga birota. Ubwo ako kanya yahise ajya kumutembereza, inshuti n'imiryango bose bareba. Ubwo ibyakurikiyeho nawe urabyumva. So sub agasobanuye kacu nakarangiriye, reka ngushimire cyane ukomeje kudukurikira. Nk'ibisanzwe uri kuri Stone TV show, like, comment, subscribe na share ni ingenzi ku iterambere rya channel. Ikindi twa Emi Al Salam Shalom.